ariko hari aho bigera ibintu byose bikarangira ntihagire n'ukubaza ngo umwana byagenze bite. Ndabyibuka afite nyogokuru warasenga cyane, hari igihe byabaye ngombwa ko nijoro umwana ashaka kudupfiraho. Iyi ni Future Nation TV. Twagize amahirwe yo gusura umubyeyi. Amazina y'umubyeyi ni Mama Mugisha, nawe yatangira yibwira abakurikiye Future Nation. Nitwa Nyiransabimana Françoise, umubyeyi ushima Imana, mfite umutware n'abana, nsengera kuri ADPR Masizi, paruwasi yanjye ni Rukurazo. Imana iduhana umugisha. Imana umugisha Mama Mugisha. Twishimiye kubana nawe, ufite ubuhamya bwinshi kandi bwiza bwagira ikintu buhindura ku bantu. Icyatumye tuza kugusura ni ukugira ngo byibuze usangize abanyarwanda ndetse n'abatuye isi yose ku buhamya ufite, hari ikintu bwahindura kuri bo kandi bukagira ahantu bubageza. Ndumva ari bwo buryo bwiza tugiye kuganiramo. Murakoze. Ariko umeze neza? Meze neza cyane. Twatangira rero muri makeya kugira ngo tubashe kwihutisha umwanya. Murakoze. Reka dutangire dusenga Imana kugira ngo n'abadukurikiye babashe kumva ko Imana ari ishobora byose. Reka dusome iri jambo ry'Imana, dufatanyiriza hamwe kuryumva kugira ngo wumve impamvu zo gushima Imana kubw'iby'Imana yankoreye. Ijambo riratubwiye ngo nimushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Amen. Iri jambo riratubwiye ngo nidushimire Imana ahera hayo kandi tuyishimire turi mu isanzure no ku by'imbaraga yakoze. Nabonye Imana ifite imbaraga zitari iz'amafaranga, kandi nabonye Imana ikora cyane bitandukanye n'uko abantu bakora. Amen. Ndimo ndashima Imana kubera ko Imana yabanye nanjye. Uyu munsi mpagaze nyishimira kubw'iby'imbaraga yakoze. Yagiye ibana nanjye, ngezaho noneho ngiye kuguha ubuhamya kugira ngo wumve impamvu ndi gushimira Imana kubw'imbaraga Imana yakoze. Amen. Narwaje umwana ndamurwaza nkimubyara, yari imfura yanjye. Umwana yari yarafashwe n'imbaraga mbi, ariko bihishwa amaso yanjye. Yavugaga nk'igikoko. Mwana ndamuvuza, ngera ku bitaro bampa transferi, ndakomeza ku bitaro bikuru. Byari bikomeye cyane, ariko nabonye Imana ishobora byose. Nahatakarije imbaraga z'amafaranga, amafaranga arashira. Buriya iyo amafaranga ashize Imana iza gukora. Amen. Imana iramanuka ikitamurura, ikitambika mu kibazo, ikajya yakubwira ngo wowe urananiwe, reka ngewe nkomeze. Nabonye Imana rero ishobora byose. Niyo mpamvu navuze ngo tuyishimire ku by'imbaraga Imana yakoze. Ndimo nshima Imana ku by'imbaraga yakoze. Ndagira ngo nunkurikiye mu kibazo yaba arimo cyangwa se ikigeragezo runaka, ahe Imana umwanya aba ariyo yikorera. Amen. None se Mama Mugisha, tutari twarenga aho ngaho, umwana yavutse gutyo, ese utari wamenya izo mbaraga wabyitwayemo gute? Mbega kugira ngo n'umuntu ukurikiye Future Nation TV wahuye n'icyo kintu cyangwa ushobora kuzahura nacyo azamenya ukuntu acyitwaramo. Umwana akimara kurwara ntago nabashije kumenya ngo arwaye iki. Nakoresheje imbaraga z'amafaranga ndamuvuza kugira ngo ubuzima bwe bube bwiza. Uko namuvuzaga naranasengaga, ariko bihishwe amaso yanjye. Hari igihe Imana ibanzika kure kukirwanirira, yabona aho umaze kunanirwa yigahaguruka igakora. Naramuvuje, ndagenda ngira CHK. Nuvuga ngo navaga Kibagabaga, nari mfite umugozi wa bomboni. Urumva ko yarageze ahantu ho kubura umwuka. Bawumpaye bambwira ngo ninjya mbona bikomeje kuba nabi cyane ho kubura umwuka cyane, umwana nge fata moto ngende bamushyire kuri bomboni.
byageze naho bajya bamukoroza bakajya bamuniga ukuntu agakorora, babona nabyo ntibihagije, bafata umwanzuro wo kunyohereza CHK. Nageze CHK, muri uko kumurwaza nahatakaje ibintu byinshi cyane. Nageze CHK niho Imana yigaragaje mu bumana bwayo, mu mbaraga zayo, banyandikira umuti. Banyandikiye umuti, uwo muti nagiye kuwugura wari umuti uhenze. Mu bigaragara n'amafaranga yaramaze gushira, nayo ngayo twari tumaze kuyaguza, umutware yaramaze kuyaguza. Batubwira ko umuti ugomba gukiza umwana. Ariko hagati aho ngaho bari bamucishije mu byuma kugira ngo barebe ikibazo yaba afite mu buhumekero, basanga ari negatifu, nta kibazo kirimo, ariko umwana bigaragara ko arembye. Umuti twaje kuwugura, tumajeje kuwugura, mu gitondo muganga wagombaga kuza kumukoreshaho ahageze atubwira ko umuti utari buvure umwana. Ndeba imbaraga natakaje n'amafaranga yose maze kubura, nibuka ko mutwite Imana yanyiyeretse baranyohereje imbaraga mbi kugira ngo uwo mwana ye kuvuga. Imana irambwira ngo ninjye ufata inyama nkaziteranya ngatanga umwana muzima, uwo mwana nzamuguha ari muzima. Bivuga ngo icyamuhigaga ari mu nda ni nacyo cyamuhiza amaze kuvuka. None se mama Mugisha, tutari twarenga aho ngaho, umwana wenda yafashwe afite igihe kingana gite, kugira ngo n'abantu bakurikiye Future Nation TV nyine bagire impanuro bakuramo, kuko ni ibintu biba bigoye kugira ngo umuntu yumve ngo abyaye umwana afite ikibazo cy'umutwe, hari ukuntu abifata n'uburyo abyumva. Watubwira wenda umwana yanganaga iki, nyine uburyo byaje n'uburyo byamufashe? Urumva namaze kumubyara, umwana yari akiri uruhinja, yari afite nk'ukwezi n'igice. Yafashwe muri cya gihe umwana bamusohoye bagiye kumwita. Nibwo uwo mwana yafashwe izo mbaraga, kuko nibwo natangiranye n'urugamba rwo kujya kumuvuza. Muri icyo gihe cyose rero urumva umwana nakomeje muvuza, aza kugera mu mezi 8, 9 gutyo, nibwo Imana yaje kwigaragaza, tuza kumenya ko umwana yarwaye. Nari nkikubwira uburyo ki uwo muti utagize icyo umara. Naravuze ngo Imana yakoze bya bindi imuteranya mu nda ari ibice, ni nayo ishobora kuza ikansubiza umwana wanjye ari muzima. Muganga ubwo yaramaze kwandika indi transferi imusubiza kongera guca mu byuma, bitavuga ngo hejuru y'uko aya mafaranga ataye agaciro, ntabwo ndi bwongere gufata umwana ngo musubize mu byuma, ahubwo iyamumpaye niyo ngiye kwizera. Iyamumpaye kambwira ngo impaye umwana muzima, ifite kumukiza, kandi naho yamutwara ifite ubundi buryo izansumbusha. Nizera imbaraga z'Imana, mbona ko imbaraga z'abaganga zirangiye, ngiye gukorana n'imbaraga z'Imana. Amen. Ni mu ubwo buryo nafashe transferi, mbwira umutware, ndamubwira nti aho bigeze naho amasengesho. Transferi nahise nyitanyurira imbere ya muganga, mvuga ko umwana wanjye mucyuye. Muganga arananseka ambwira ko ndi igicucu, ariko nari maze kumenya neza ko hejuru y'imbaraga z'abaganga byanze, ahubwo hagiye gukora imbaraga z'Imana. Urumva kuri konti amafaranga yarashize, nta kindi kintu gisigaye. Nabonaga ko ubutware bw'Imana ari bwo bukenewe ku mwana wanjye. None se tutari twarenga aho ngaho, urumva mwagerageje gushaka amafaranga kugura umuti uhenze, ese mukimara kuwubona n'uburyo muganga yababwiye ko utari bukore, wabyumvishe ute cyangwa mwabifashe gute we n'umutware wawe? Kuko hari ukuntu umuntu atakaza ibintu nyine akagira ahantu akiheba. Hari n'abadukurikiye bashobora kwibaza ngo ese byagenze gute nyuma y'aho ngaho ishuri yagaragaye n'ibi? Mu by'ukuri yari imfura yacu, kandi buriya bajya bavuga ngo ubuze imfura ati ibiheko. Urumva twakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo umwana wacu abe muzima. Hahandi itorero nabaga ndi mu rusengero, bakampagurutsa, itorero rikampagurutsa, ariko cyumweru ngo bansengere. Urumva ko byabaga ari ibintu bikomeye. Ni ukuvuga ngo nahise nizera ko imbaraga z'Imana arizo zifite ububasha ku mwana wanjye. Mu bigaragara twari dufite akababaro.
bamaze kubona ko reba 2025 kugira bakubwira ngo uwo muti upfuye ubaye imfabusa, wahita utekereza ko n'indi miti yose iri buze ikaba imfabusa. Nese ntekereza ko Imana ifasha wa muti uwutesha agaciro kugira ngo ngewe ubwanjye kuko nari ngeze aho nanirwa n'umugabo yaramaze kuyaguza amafaranga. Imana yitegereje buri ravuga ati bagiye kwishyiramo amadeni kandi ndi Imana ibishoboye, niko kwagutesha agaciro wa muti. Kuko muganga dogiteri umusipesialiste abazi neza ko umutakwandikiye uri bukuvura, ariko Imana yonyine yamanuka ikareba uracyakomeje urugendo rwo kuvunika, ikavuga ngo reka nkuruhure utari wagira ute utari wavunika. Ni mwubwo buryo twabibonyemo ko ariko Imana yabigenje. Yego, none se ukimara gufata umwanzuro wo guca iyo transfer umugabo yabibonye ate? Wambwiye ko muganga we yagusetse cyane, se umutware wawe byo byaje kugenda we nyine urabyumva nta kundi kuntu yari kubigenza, nawe yari yarumiwe. Abona ko buriya umubyeyi w'umumama iyo abonye umwana arwaye arasara cyane. Abagabo bo bagenda bukeya ntago babigaragaza cyane anashiriramo, ariko nk'aba mutwisa amezi 9 uba wumva ushenguka cyane ko ukuntu yavugaga niyo nabaga muhetse numvaga ari nje. Naramutwikiraga bakambuza kumutwikira bitewe nuko umwuka wagendaga ugahera, ariko nkumva ninjye ngenda ndi gushenguka. Urumva rero byari ibintu bikomeye. We yari yarabyakiye ariko nge nari ntarabyakira. Nyine urabona uburyo wafashe umwanzuro imbere ya muganga n'umutware, ugafata umwanzuro wo guca transfer, hari ukuntu intare reaction zigaragara ku bantu bari aho ngaho. Ese yahise abyakira ako kanya cyangwa nyuma yaje kukubaza impamvu abikoze? Ngira umugabo utuje, araceceka akitegereza, ntagahubuka mu kuvuga. Yaracecetse kubera ko azi ko gusenga ari ibintu byanjye. Buriya yaravuze ati ubwo madame afashe gahunda yo gusenga, hari ibintu byinshi azi nagiye mpura nabyo nkabitambukamo kubwo gusenga. Yaratuje turataha tuza mu rugo, arindira nawe icyo Imana izakora. Nicyo yarategereje kureba icyo Imana izakora ubundi nawe, kuko nawe arasenga Imana. Nawe buriya yaravuze ati reka ndindire icyo Imana izakora nicyo tuzakira tu. Nuko byagenze. Dukomeze ubuhamya bwawe, ndumva ari bwiza buri gufasha abantu bose bakurikiye Future Nation TV. Wakomeza ukatubwira uko urugendo rwagiye rukomeza kurinda tugera uyu munsi umwana akaba yarabaye. Murakoze. Hagati aho ngaho kuntu byaje kugenda, ndi umunyamasengesho n'ubundi nari ndi umunyamasengesho. Mundi hari igihe Imana ikuremera ubuhamya kugira ngo hari abandi bantu baba barahuye n'ibintu runaka, kugira ngo ikwigwirize ubuhamya nuko ugomba kubicamo kugira ngo nawe uzagira icyo ubwira abantu abazaba bari muri ibyo ngibyo nabo byabananiye kubatambukamo, kugira ngo nibabasha kukumva bamenye imbaraga Imana yaguhaye, nabo bizere bamenye ko Imana ishobora byose. Tukiri aho rero twafashe gahunda yo gusenga, turimo dusenga kuko ndi umuririmbyi. Imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Hari umuntu wari urwaye twaririmbanaga, aza kurwara turi gusenga. Imana iratubwira ngo itwise inkingi. Ndumva mu Kinyarwanda abantu bayizi, ishobora gufata ikintu kugira ngo kidahungabana cyangwa se. Mu rwego rwiza hari abakurikiye Future Nation TV, nk'abantu wenda bavutse mu 2000 kandi bumva ubuhamya ari bwiza, ariko bakaba batazi wenda inkingi icyo ari cyo, bagerageza kubasobanurira kugira ngo nyine babyumve neza. Inkingi, urugero wenda ushobora kubaka inzu, iyo nzu idafite inkingi ni igiti gifata inzu. Reka kugira ngo mbisobanure mu Kinyarwanda, twebwe turushyira mu buryo bw'umwuka. Inkingi ushobora kubaka inzu ukayishyiramo igiti gifashe igisenge cyose, kugira ngo wa muyaga nuza udahungabanya cya gisenge kikabasha kuva kuri ya nzu. Natwe mu buryo bw'umwuka twari twiswe inkingi kugira ngo umuntu uzaterwa tuzajye kumubera inkingi, tubashe kwirukana izo mbaraga zimuteye kubw'imbaraga z'Imana Imana yari imaze kudushyiramo.
nari ndimo nkubwira kuri icyo cy'inkingi rero kugira ngo abantu basobanukirwe ijambo inkingi icyo risobanura. Nuko rero bimajije kugenda gutya, Imana imaze kutubwira gutyo, hari harimo igisubizo cyo kugira ngo umwana wanjye nawe abonereho gukira. Amen. Byaje kurangira haje kurwaramo umubyeyi bamuteza imbaraga mbi. Urumva ko Imana yari yatwise inkingi iratubwira ati ahantu hazaterwa mbatumyeyo. Hagombaga kubonekamo n'igisubizo cy'umwana wanjye. Byaje kugenda gutyo rero, gurupe umuntu aratubwira ati narwaye uburwayi bw'amayobera, ariko kuko yari azi ko abanyamasengesho ari inkingi, twaje kujyayo. Tuje kujyayo dusanga bamwoherereje imbaraga mbi, duhangana nazo. Urumva rwari urugamba rutoroshye. Hagati aho ngaho izo mbaraga mbi yaje kuvuga, abaza umutware. Urumva yari umuntu ariko wavugirwagamo n'izo mbaraga. Aramubaza ati uje kutwirukana kandi n'umwana wawe ari twe twamugiyemo? Urumva uwo muntu yavugirwagamo n'izo mbaraga. Bigenze gutyo abantu urumva barikanze, bibaza buryo ki umwana ahumeka gutyo, kumva ari imbaraga mbi yamufashe. Hagati aho ngaho habayeho urugamba rukomeye, twibaza ukuntu twatakaje amafaranga menshi tuvuza imbaraga mbi, cyo bita dayimoni. Tuza kugira amahirwe yuko Imana yavuganye natwe itubwira ko igomba gukiza abo bantu n'umwana wanjye agakira. Byatwaye inzira ndende, twasengaga tutarya, twasengaga tutanywa, uburyo bwo kugira ngo duhangane n'izo mbaraga ziye kudutwara umuntu. Bivuga ngo bari abantu babiri, ariko Imana yabanye natwe. Niyo mpamvu navuze ngo muyishimire ku by'imbaraga yakoze. Ntago ari twebwe tuvuze ngo nitwe twirukanye izo mbaraga twaba tubeshye, ahubwo Kristo twizeye. Haleluya. Imana twakurikiye tukayiringira, tukayiha umwanya, tukayegera, tukirinda ibyaha ndetse n'ibisa nabyo. Niyo yabanye natwe icyo gihe, iratwiyereka turayibona. Uwo muntu yaje gukira. Imana ikintu yadutegetse ntabwo cyari gikomeye. Yaratubwiye ngo nidufate amasengesho y'iminsi 2 nge n'umutware. Ayo masengesho twarayafashe, tumajije kuyafata twayarangije, umwana wacu atagihumeka kwa kundi. Twiyiriza ubusa, tujya mu nzu, turasenga, turayihamagara. Gusa naribajije bundi kare kose kuki Imana itamishuri. Ariko buriya kwari kugira ngo na wa wundi utazi Imana uyumva ariko atarayizera nabasha guhura n'icyo kintu, amenye ko imbaraga z'amafaranga zijya zirangira, ahubwo imbaraga z'Imana arizo zijya zikora imirimo n'ibitangaza. Amen. Ni mw'ubwo buryo twarayasenze, turayakora. Tugiye tubona umwana wacu arakize, ahumeka neza. Ubu ni umusore, n'umwana mwiza cyane. Nabonye rero hejuru y'ibintu byose umuntu atekereza, nasanze Imana ari ishobora byose. Iyo mvuze kuri iki kintu cy'umwana, munsi yaramfata mu byihanganire, ariko nabonye Imana ishobora byose. Imbaraga z'amafaranga zarangiye, emwe n'uwo guhamagaraga akakubaza ngo bimeze bite, nawe ageraho akabyihorera. Buriya iyo ugifite abantu baguhamagara bakubaza ngo bimeze bite, ubu ugifite amahirwe yo guterwa inkunga. Ariko hari aho bigera ibintu byose bikarangira, ntihagire n'ukubaza ngo umwana byagenze bite. Ndabyibuka afite nyogokuru warasenga cyane, hari igihe byabaye ngombwa ko nijoro umwana ashaka kudupfiraho. Nyogokuru we yararimo asenga, ari nijoro, bagiye ahantu mu butayu. Turamuhamagara, turamubwira ngo umwana turabona bisa nkaho birangiye. Arangije yazanye na gurupe, baje ari nkaho ari mu rukerera. Abwira gurupe, aravuga ati umwuzukuru wanjye ararwaye, ameze nabi, kandi bambwiye ko ameze nk'umuntu wapfuye, muze tujyeyo. Ako kanya baraje, bakimara kuhagera
umwana nari mukikiye ndi kumwe na papa we, nkimo nyibatekerereza uko umwana ameze barimo gusenga, ngiye kumva numva umwana nyihagaritseho, bivuge ngo ubuzima bwe bwari bugarutse. Numva umwana nyihagaritseho, inkari zikonje zimeze nka barafu. Amajije kunyihagarikaho, ngiye kumva urumva yari yakonje, tubona umwana abaye nk'umuntu uhumeka, barasenga, tubona umwana agarutse ibuntu. Imana rero yabanye natwe imudusubiza ari muzima. Ubu ni umusore ari mu myaka 9, iyo mubonye nibuka ibintu byinshi Imana yakoze. N'umunyamasengesho, arasenga. Abana banjye nabatoje umwuga wo gusenga, nasanze nta kindi kintu nabatoza usibye gusenga. Iyabampaye akaba ari ikomeza kubacungira umutekano no kubabungabungira umutekano. Nasanze nta muntu ubyaranga amenye kurera. Nasanze Imana yiguhaye umwana ibizi n'uburyo uwo mwana azakuramo. Nubwo twaciye mu bintu bikomeye, akanyura mu bintu bikomeye, ariko ahantu ageze nshimira Imana nkavuga ngo Imana yarakoze. Yabanye nanjye, imbaraga z'amafaranga zimaze kurangira, ibana nanjye ahantu hose natekerezaga byose byarangiye. Hagati aho bishobora kuba wenda bari kubona bizambye cyane, bakavuga ati reka tugukubita indege ugenda ujye kumuvuriza mu bihugu byo hanze. Ariko Imana ikitegereza igasanga umwana wanjye ari ifite umuti wo kumukiza.